Reka tugushimire wamaze gukora subscribe ahangaha kuri Guma TV Show ndetse no kuri King B TV Comedy. Ahangaha ni mu karere ka Kicukiro mu Murenge wa Gahanga, ubwo twahamagawe n'abaturage batubwira ko hari ikibazo cyabaye cyane. Ni ikibazo kidasanzwe rero, akaba ari impanuka y'inkongi y'umuriro ubwo yafataga imashini irimo irakata amasite ahangaha mu Murenge wa Gahanga. Ni umuriro rero utari woroshye kuko abaturage bagerageje kuzimya bakoresheje ibitaka ndetse n'amazi, ariko biza kuba iby'ubusa. Ubwo twageraga rero twaje kwitabaza inzego z'umutekano zirimo polisi igerageza kuza kuzimya kuko wari umuriro udasanzwe nkuko muri muragenda mubibona kuri kamera. Nta kindi cyateye rero iyi nkongi y'umuriro. Abaturage bakomeje bavuga ko iyi nkongi y'umuriro yatewe nuko iyi mashini yagonze inzoka, ubundi iyi mashini igahita itangira gufatwa ubwo igashya. Abaturage bamwe twahasanze bavuze ko babonaga imashini ikata amasite nkuko bisanzwe, ariko nyuma baza gutungurwa babonye ibaye umuyonga, ibaye umuriro. Polisi rero yatabaye nkuko muri buze kugenda mubibona ahangaha kuri kamera, izana ibizimya. Rwari urugamba rutoroshye kuko polisi yaje ikomeza kugenda izimya nkuko muri muragenda mubibona. Abaturage bari bakwiye imishwaro barimo barashungera ibintu bitoroshye habe na gato. Wari umuriro mwinshi cyane, umuriro washoboraga kuza kuba wakwataka n'imidugudu cyangwa se wari kuza kuba wakwataka ndetse n'izi karitsiye nkuko rero muri muragenda mubona. Abaturage bagerageje gufata amashusho, ariko inzego z'umutekano zigenda zibegezayo zikomeza kugenda zizimya iyi mashini kugeza ubwo umuriro wagiye ucuruka cyangwa se ugabanuka, umuriro ugenda uzima rwose. Ni igikorwa cyiza, dushimira inzego z'umutekano z'igihugu nka polisi kuba yagerageje kudutabara ahangaha. Rwose byari ibintu bitoroshye habe na gato. Yes, nuko rero ngayo nguko doro iko inkuru yari imeze. Turagushimiye wamaze gukora subscribe kuri King B TV Comedy ndetse na Guma TV Show.